kurwanya kwigendera twarahuye agifata haraye habaye ubusabane ngiye barangije arambwira ati mama Rube merewe nabi umutwe urangije ndamugana ni ukubera menshi nyine njye kukumesera mu mutwe ubundi umwe n'amazi yaraye mu nzu nyakwigendera ati mama Rube haterega ati merewe nabi cyane nyakwigendera nibwo nagarutse nje kumureba sanga yabyimbaganye inda n'amaso ubwo ngubwo ndavuga nti nibare ntiwariye uburozi nta kindi nuko nyakwigendera ubwo nibwo byarangiye twumva ngo arapfuye. Ndagusuje mukunzi wacu ari nakora naguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira ukumi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni mu karere ka Ruhango ahakunze kumvikana inkuru ziteye ubwoba zica mugongo, aho bamwe mu baturage bo muri aka karere bahora bavuga ko ngo wagira ngo ni umuzimu uri muri aka karere, bitewe n'uko aka karere gakunze kumvikanamo inkuru ziteye ubwoba cyangwa zica mugongo, ngo dore ko nta gihe gishira aka karere katumvikanyemo ubwicanyi. Ese aka karere noneho kaba kagaragayemo iki cyatumye abaturage benshi bakuka umutima? Ese ubuyobozi bwo bwaba bwatangaje iki? Icyo ngusabye rero nyabona nuko wadushyigikira ukaramusi y'amakuru yacu, urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako gakandeho, icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twise gato turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kubabaza cyangwa ikomeje gutuma abaturage b'akarere ka Ruhango babura ayo bacira n'ayo bamira, bitewe n'iyi nkuru yica mugongo yagaragaye muri aka karere. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi bacu. Tubibutse ko iyi ari KN Radio ishakira ukumi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mbere na mbere iyo ngiye kubagezaho aya makuru banza kubabwira ko mugomba kujya munsi y'amakuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, murabona ijambo subscribe cyangwa sabone, muhite mukandaho n'akazugira kaza nako mugakandeho, icyo gihe muzamushimangiye yuko mugiye kujya muba ba mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ni mu karere ka Ruhango aho hongeye kumvikana inkuru yica mugongo, inkuru yababaje abaturage batuye muri aka karere ka Ruhango, aho bongeye kuvuga ko aka karere ka Ruhango ngo gakwiye amasengesho menshi cyane, bitewe n'inkuru zica mugongo zikunze kurangwa muri aka karere. Ni mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango mu kagari ka Gikoma, ahakomeje kuvuga inkuru y'urujijo ku mugore bikekwa ko ngo yishwe n'amarozi, aho bikekwa ko ngo yarozwe n'abagore bagera kuri 2 bari basanzwe ari inshuti ze. Nyakwigendera yitwaga Nibarere Joseline mu cyumweru gishize ngo nibwo yaje gutumirwa n'umugore mugenzi we, ngo bari basanzwe bari inshuti, ngo amusaba ko yaza kumufasha maze ngo akamutekera, bitewe n'uko ngo bari bafite ubukwe. Uyu mubyeyi yahise yihutira kumvira ubutumwa amuhaye, maze ngo ajya kumufasha guteka ndetse no kwakira abashyitsi bari baje muri ubwo bukwe. Uyu mubyeyi akimara gutaha mu rugo rwe yahise aremba bikomeye, gusa aza kubwira umugabo we ndetse n'abaturanyi be ko indwara arwaye ari ibiryo yariye ahazwi nko kwa Ruberi, agakekwa ko baba babihumanyije bakabimuha. Mushiki wanjye urupfu rwe kuntu rwagenze ngesha mu bukwe, havuye mushiki wanjye yapfuye ambwira ngo abavandimwe banjye muzagira ikibazo kindi mugira mu gihe umuntu mucira urubanza ibiryo ndiye mu bukwa. Intandaro y'urupfu rwa nyakwigendera Nibarere Joseline, bamwe mu baturage batuye muri aka gace bavuze ko kuba nyakwigendera yaracuruzaga ikigage ndetse n'uwitwa Monica agicuruza muri uyu mudugudu.
nyakwigendera ngo yaje gufata umunsi wa Monica akajya awucururizaho ikigage maze akamutwara abakiriya kugeza ubwo Monica byaje no kumubabaza cyane akamutumaho abantu amusaba kureka gucuruza ku munsi we, ndetse Monica ngo yigeze no kubimwibwirira uyu nyakwigendera ngo nareke gucuruza ikigage ku munsi we ngo azamwikuriraho kandi ngo we akazagicuruza iminsi yose igihe uyu nyakwigendera azaba atakiri kuri iyi si. Kandi mu gucika ko umugore akaramaze iminsi ahanganye na mushiki wanjye avuga ngo bahanganiye ku munsi bapima ikigage, avanga umunsi ngo yamwambuye umunsi we ngari karya azasiga gipima atakimushima, bitewe nuko bapimaga ikigage bombi akamutuma hati wantwariye umunsi wo gupima ugenge turi kumwe hari igihe nzasigara ngipima ntawe turwanira uwo munsi. Kugeza ubu aba baturage bavuga ko kuri ubu uyu ukekwaho kuruga mugenzi we ngo nubwo yamaze gutabwa muri yombi barifuza ko ngo nubwo yarekurwa atagaruka gukomeza gutura muri uyu mudugudu wabo bitewe nuko ngo bafite ubwoba bw'uko yakongera akagira uwagirira nabi ngo dore ko anafite indi sheni y'abandi bantu bakora nk'ibyo akora by'ubwicanyi. Icyifuzo nge nari mfite uwo muntu n'ubundi sinzi uko nabivuga, ubwo ni nko kumuhungisha kuko abantu cyane bapfaga yamuyiherekezaga ajya kwa muganga simbizi ntabwo kigaragara ariko ni ubugome. Umugabo w'uyu mugore bikekwa ko yaroze uyu nyakwigendera witwa Robert yavuze ko umugore we arengana ngo ko nta ruhare bigeze bagira mu kuroga uyu nyakwigendera. Yanahamagawe na musaza w'umugore wapfuye afite akabari, inshuti yanjye isanzwe arambwira ati Robert, ndamubwira ati sawa. Saa sita arongera aransubira ati Robert, ubu ngubu ko ntigeze nkubona aha ngaha, ndamubwira ati rero nta mwanya ndabona. Twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'umurenge wa Ruhango ngo bugire icyo bitubwira kuri iki kibazo cyangwa kuri buno bwicanyi bwagaragaye muri aka karere ka Ruhango, ariko ntibwigeze bufata telefone ngendanwa. Igihe yaza kwitabira cyangwa akadusubiza kuri message twamuhaye tuzabigarukaho mu nkuru yacu y'ubutaha. Kugeza kuri ubu umurambo wa nyakwigendera Nibarera Joseline wamaze gushyingurwa mu irimbi rya Rubiha ahazwi cyane nko kwa Siriya. Nyakwigendera apfuye afite imyaka 34, asize abana 3 bakiri bato, naho umugore ukekwaho kumuruga kuri ubu afungiye kuri sitasiyo ikorera mu karere ka Ruhango. Abaturage batuye muri aka karere ka Ruhango muri uyu murenge wa Ruhango babuze ayo bacira n'ayo bamira bitewe n'ifu zikunze kugaragara muri aka karere, aho abaturage bashimangira yuko aka karere wagira ngo ni umuzimu usigaye ukarimo bitewe ngo dore ko ngo nta n'ukwezi gushira cyangwa icyumweru gishira hatumvikanye inkuru nk'izi ngizi zica mu mugongo. Abaturage rero bavuga ko aka karere gakenewe inkunga y'amasengesho bitewe n'izi nkuru ziteye ubwoba zikunze kurangwa muri aka karere. Reka ngushimire wewe wahisemo gukurikira amakuru kuri KN Radio, nkubwira ko wakoze igikorwa cyiza kandi igikorwa cy'ubutwari. Nawe imbuto urakora subscribe jya munsi y'inkuru yacu urabona ijambo subscribe utukandaho n'akazugira kazana kugakandeho, icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Gusa kandi si ibyo gusa, ugomba no kujya ahandikirwa ibitekerezo ukaduha igitekerezo cyawe, cyaba ari ikitugira inama ndetse n'ikidushima utubwira aho tugomba gukosora kugira ngo tujye tubagezaho amakuru meza kandi yizewe ya KN Radio. Reka mbashimire kandi nanabifurize kugira umunsi mwiza.